twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu ashimwe cyane. Uwera nyir'ijuru akomeza aganze mu mitima yacu none n'iteka ryose. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo intambara y'umwana w'intama n'ikiyoka, mugabane wa mbere. Ibyahishe igice cya 12 umurongo wa 7 hari amagambo avuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Bavandimwe, intambara yabayeho yatangiriye mu ijuru. Intambara ya mbere yabayeho mu mateka y'intambara yatangiriye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo intambara ikomoka kuri Satani, ari nawe wayitangirije mu ijuru, akitwa Lusiferi. Ikiremwa cya mbere cyakoze intambara ni Satani. N'intambara yari irimo abantu babiri bakomeye mu biriho byose. Umuremyi ariwe marayika Mikayeli, umwana w'Imana. Ikiremwa cya mbere gikomeye mu byabayeho byose ariwe Lusiferi. Ikiremwa cyasumbaga ibindi biremwa byose. Abamarayika b'Imana aba gatatu bari muri iyi ntambara. Abamarayika b'Imana abakomeye n'aboroheje, kuko mu ijuru tubona yuko hari marayika Gaburiyeli ubu usigaye ahagarara imbere y'Imana wasimbuye Lusiferi igihe Lusiferi yagwaga. Gaburiyeli ubu niwe umuyobozi mukuru mu byaremwe. Gaburiyeli yasimbuye Lusiferi. Ibyo rero tubisoma mu wifuzwe byose ku ipaje y'148 ku isubi ya 3. Hari amagambo avuga ngo marayika Gaburiyeli ariwe wungirije umwana w'Imana mu cyubahiro, niwe wazaniye Daniyeli ubutumwa bw'Imana. Gaburiyeli marayika we niwe Kristo yatumye kubumburira Yohani ukundwa ahazaza, kandi abasoma ndetse bakumva amagambo y'ubuhanuzi bakanitondera ibi bwanditsemo babwirwaga ko bahirwa. Mu byahishe igice cya mbere umurongo wa 3. Niyo dusomye no mu wifuzwe byose ku ipaje ya 55 ku isubi ya 2 no ku isubi ya 3, naho hari amagambo avuga ngo amagambo ya marayika ngo ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, agaragaza ko afite umwanya ukomeye kandi w'icyubahiro mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo yazaniraga Daniyeli ubutumwa yaravuze ati, nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli, Kristo umutware wanyu. Ibyo tubisoma muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 21. Umukiza avuga kuri Gaburiyeli mu gitabo cy'ibyahishuwe agira ati, yatumye marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 1. Maze marayika abwira Yohana ati, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi. Ibyahishe igice cya 22 umurongo wa 9. Mbega igitekerezo cyiza! Marayika uhagarara mu cyubahiro iruhande rw'umwana w'Imana niwe watoranijwe ngo abumburire abantu b'abanyabyaha imigambi y'Imana. Abantu bari muri iyo ntambara nanone ba kane ni abadayimoni ba Satani. Mbere rero nabo bitwaga abamarayika, ariko igihe bagomeye Imana bakemera gukurikiza gahunda ya Satani bahise bitwa abadayimoni. Intambara yatangiriye mu ijuru, irakomeza igera no ku mubumbe wacu twita tere, ariyo iyi si. Ni ukuvuga ngo intambara yari irimo abantu bane, aribo umuremyi Yesu Kristo ndetse na Lusiferi umuyobozi w'ibiremwa byose, ndetse hakabamo n'abamarayika bera abahoroheje n'abakomeye, n'abamarayika bari ku ruhande rwa Satani. Intambara rero yarakomeje
irakura, irazamuka, irenga mu ijuru ndetse iramanuka igera na hano hasi ku butaka, cyangwa se igera ku isi yacu dutuyemo. Intambara mu gihe yari ikomereje cyangwa se mu gihe yari irimbanije ku isi, Satani yakomeje no kuyagurira mu bindi byaremwe cyangwa se mu isanzure, ariko akorera intambara mu isanzure akoresheje umuntu. Uyu munsi wa none ariho twasomye mu Byahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa mbere gukomeza, avuga ngo cya kiyoka giha intebe yacyo ya nyamaswa. Ni ukuvuga ngo uyu Satani cyangwa se iki kiyoka, uburyo kiri kurwanamo ino ntambara cyayaguriye mu isanzure cyangwa se mu byaremwe, cyahaye ububasha abantu kugira ngo abe ari bo babasha kwangiza isanzure. Ubu ikiremwa muntu kikaba kiri kwangiza isanzure hakoreshejwe inganda n'ibindi byangiza ikirere n'ibindi byaremwe. Satani ku rundi ruhande akaba yigira umujyanama wo gukiza isanzure rimaze kwangizwa. Iyo turebye nk'inama yabereye i Paris muri 2015, tubona uburyo ibihugu birenga 190 byasinye ku itegeko ryari rigamije kubungabunga ibidukikije, ariko hakaba no ku ruhembe rw'imbere umuyobozi wari urangaje imbere iryo tegeko ariwe Papa, yaranditse igitabo banashingiyeho cyitwa ngo Encyclical Laudato Si, cyangwa se duhimbaze isi. Iki gitabo kikaba cyari gikubiyemo ibintu by'ingenzi byashobora gutuma isi yongera kuzahuka, ihindagurika ry'ikirere rikongera rigasubira ku murongo, ariko yongeramo akantu kavuga ngo abantu mbere yo kwiyunga n'isi bakwiriye kubanza bakiyunga n'Imana binyuze mu kuyisenga. Abantu bakaruhuka ku cyumweru cyangwa se bakaruhuka dimanche kugira ngo babashe kwiyunga n'Imana no kwiyunga n'isi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umugambi wa Satani ni ukugira ngo iri hindagurika ry'ikirere aryihishemo, ariko abashe kwinjizamo na gahunda yiwe avuga ati abantu bakwiriye no kuruhuka ku cyumweru. Nahawe nahanjye kugira ngo tube maso dusenge, Imana ikomeze kuduhishurira ibyo byose biri kubaho. Mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 12 ku isubi ya 2 hari amagambo avuga ngo igihe cyose ibyaremwe byose byari bikemera kuyoboka Imana kuko biyikunda, mu ijuru hose habaga hari ubwumvikane buzira amakemwa. Byari umunezero ku batuye ijuru gusohoza umugambi w'umuremyi, bashimishwaga no kwerekana ikuzo ry'Imana no kuyihimbaza, kandi ubwo urukundo bakundaga Imana rwari ruhebuje, birumvikana ko urwo bakundanaga rwaziraga kwikanyiza. Nta kantu na gato kahungabanyaga ubwumvikane bwari mu ijuru, nyamara uwo munezero waje kurangira. Haje kuboneka urogoye umudendezo Imana yari yahaye ibiremwa byayo. Icyaha niwe cyakomotseho, kandi niwe Imana yari yarakujije imuha gusumba abo mu ijuru bose. Uretse Kristo, Lusiferi umwana w'umuseke yari uwa mbere mu bakerubi batwikira. Muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 niho habigaragaza. Yari intungane kandi yari umuziranenge, yahagararaga imbere y'umuremyi ukomeye, maze kurabagirana n'ikuzo byahoraga biva ku Mana bikamugaragaraho. Umva uko umwami Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa. Muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo cya 28
umurongo wa 12 kugeza ku wa 15 niho ayo magambo aboneka. Muri kubona rero icyubahiro giheranyije Lusiferi yari yarahawe, ariko aranga ashoza intambara mu ijuru. Abakurambere n'abahanuzi hari amagambo nanone avuga ngo ku ipaji ya 15 umurongo ku isubi ya 3 hari amagambo avuga ngo umuremyi w'umunyampuhwe mu gukomeza kwihanganira Lusiferi n'abayoboke be yashakaga kubagarura ngo batagwa mu mworera bari bagiye kwirohamo, ariko impuhwe z'Imana yazibonye ukundi. Lusiferi yerekanye ko kwihangana cyane kw'Imana kwatewe n'uko yari akomeye cyane, ndetse bikaba byerekana ko igihe cyajyaga kuzagera umwami w'ijuru n'isi akemera gukora ibyo Lusiferi ashaka. Anavuga ko abamarayika nibashikama ku ruhande rwe nta kabuza bazagera ku byo bifuza byose. Yiyemeje kutava ku izima, maze yiyemeza kurwana intambara ikomeye, arwanya umuremyi we by'inkundura. Nuko Lusiferi, umumarayika w'umucyo wasangiraga ikuzo n'Imana, wahoraga imbere y'intebe y'Imana, kubwo kutumvira ahinduka Satani. Bivuga ngo umwanzi w'Imana n'uw'ibiremwa bitagira inenge, n'umurimbuzi w'ab'ijuru byamushinze kuyobora no kurinda. Lusiferi rero wari warahindutse, wari Imana yari yarahaye umurimo wo kurinda ab'ijuru no kubayobora, ahinduka umurimbuzi wabo. Ubwo rero intambara yari ikomeye cyane, kandi intambara irarimbanije hano kuri iyi si. Turongera tugasoma mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 17 ku isubi ya mbere hari amagambo avuga ngo Lusiferi yabanje kwigaragaza nk'aho ubushukanyi bwe atabukomeje. Abamarayika atashoboye kwigarurira yabashinje ko batitaye ku nyungu z'abandi bamarayika. Ibyo yakoraga ku giti cye yabigerekaga ku bamarayika batsimbaraye ku Mana. Intego ye yari iyo gukoma mu nkokora imigambi y'Imana yifashishije ingingo zuzuyemo ubuhendanyi. Cyoroshye cyose yagihinduraga iyobera rikomeye, maze akoresheje ubucakura bwe abiba gushidikanya ku byo Imana yavuze bisobanutse, kugira ngo bibere urujijo ababyumvaga. Maze kubw'umwanya ukomeye Lusiferi yari yarahawe, byatumye ibyavuga bigira imbaraga zikomeye. Bantu b'Imana, ibintu byose Imana yavuze bisobanutse, Lusiferi yigira umuhanga wo kubigoreka, maze ibyari bisobanutse byose Imana yavuze bisobanutse bigahindukira abantu urujijo. Aha rero turaza kubibona, tuzakomeza kubibona muri iki cyigisho cy'iyi ntambara iri hagati y'umwana w'intama n'ikiyoka. Uburyo Lusiferi n'Imana yashyizeho amategeko yayo, ariko Lusiferi araza ati mukuremo itegeko ry'isabato murisimbuze itegeko ry'icyumweru. Lusiferi mu ntambara arwana iteka ahora ashaka kugaragaza iby'Imana yavuze bisobanutse neza nk'ibintu biruhanije isobanurwa cyangwa se birimo urujijo, noneho akaza yigize umuhanga wo kubisobanura rero. Kandi mu by'ukuri byari bisanzwe bisobanutse. Imana idufashe kugira ngo tubashe gutahura uburiganya bwa Satani, kugira ngo tutabasha kugwa mu mitego ye. Abantu bakomeje gushaka kujya mu isanzure. Rero muri uko gushaka gukomeza kujya mu isanzure, akaba ari naho tubonera yuko ndetse isi igeze ku musozo. Kubera iki? Kubera yuko iyo turebye tugasesengura, tubona bigenda biganisha nanone ku munara w'Ibabeli. Umunara w'Ibabeli, aho abantu nanone bashakaga kujya kureba aho Imana ituye, noneho Imana ikabateza urujijo, hanyuma indimi zabo zigasobanuka. Ibyo rero umwana w'umuntu, umugambi w'umwana w'umuntu ntabwo yigeze awuhagarika, ahubwo abantu barakataje cyane,
n'ubu nanone bakomeje gusatira isanzure bashaka kuvumbura no kureba ikihishe mu isanzure. Ubu rero muri Amerika ho barakataje, ngira ngo mwarabyumvishije mu binyamakuru mu minsi yashize yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gusinya itegeko ryo gushyiraho igisirikare cyo mu isanzure. Mwitonde aha mubyumve neza, ntabwo ari igisirikare kirwanira mu kirere, oya, iki kirere kiri hano hafi, ahubwo ni igisirikare kirwanira mu isanzure hirya kure cyane, ndetse hirya y'ukwezi. Aho ngaho niho bashaka gushyira za base militaire cyangwa se gushinga ibirindiro. Umwana w'umuntu arakataje, inshuti bavandimwe. Mu minsi yashize bavumbuye ndetse n'imibumbe mishya, ndetse bakomeje no kuvumbura imibumbe iri hirya kure y'isi. Muribuka muri 2017 ndatekereza hari, niba ntibeshye, hari nko muri 2017 ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri niho iki kinyamakuru cyatangaje yuko NASA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubushakashatsi mu isanzure, cyavumbuye imibumbe 7 ijya kungana n'isi, ikaba iri kure cyane ho imyaka 39 ukoresheje kwihuta k'urumuri, cyangwa se ni ukuvuga ngo kugira ngo uzagereyo wakoresha imyaka 39 ubasha kwihuta nk'urumuri. Rero umubumbe umwe babonye yuko ushobora kuba ungana n'umubumbe wa Jupiteri. Ahangaha akaba ari naho bagaragaje yuko uyu mubumbe uri ahantu hashobora kuba hari amazi. We'll study the TRAPPIST-1 system in greater detail and uncover more clues about the atmospheres and compositions of these 7 Earth-sized worlds. Bavandimwe rero mu bigaragara murabona yuko isi irakataje cyane mu isanzure. Ni ukuvuga ngo rero Imana mu gihe cy'Ibabeli, kuko yabonaga, Imana yaravuze ngo, yavuze amagambo akomeye iravuga ngo kuko ibyo umwana w'umuntu yagambiriye no kubikora yabikora, cyangwa se no kubigeraho yabigeraho. Imana ihitamo gusobanya indimi zabo. Uyu munsi wa none mu gihe abantu bakataje bashaka kugenda ngo bagere kure cyane, niho Imana izatabara, kubera yuko iyo umwana w'umuntu ashaka kugera n'aho yifuza kujya no kuhajya yahajya, kandi byerekeza yuko umuntu yaba akomeje kwangiza isanzure. Kubera iki? Kubera yuko ubushobozi bwose umwana w'umuntu akoresha n'ibyo avumbura abantu bifuza kugeraho, kuko tudafite ubuhanga buhanitse nk'umuremyi, ibyinshi byo tubasha kugeraho tubasha no kubyangiza. Rero nk'ubu ngubu bohereje icyogajuru kizagenda kikagera hafi y'izuba ngo gipime kirebe ibyaba bigize izuba, ariko mu bigaragara bikaba bigaragara yuko izuba binashobotse izuba bashobora no kuryangiza bitewe no kutagira tekinoloji cyangwa se ubushobozi bwo kubasha kwirinda muri byose. Bavandimwe rero, nahawe nahanjye kugira ngo dukomeze kuba maso dusenge. Isi yacu igeze ku musozo. Isi yacu yari yarahawe kumara imyaka 6,000, none imyaka 6,000 tuyisoje abantu bageze ku bikomeye cyane, nk'uko ibyanditswe byera byavugaga ngo ubwenge buzagwira. Imana idufashe gukomeza gusobanukirwa ko igihe ari iki. Tuzakomeza rero dusubukura icyigisho cyacu kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyerekeranye n'ino ntambara iri hagati y'umwana w'intama n'ikiyoka. Uyu munsi twigaga umugabane wa mbere. Reka twicishe bugufi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nanone twongeye kugushimira cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka urakoze cyane kubw'amagambo yawe, turakwinginze kugira ngo atweze, kandi Umwuka Wera aganze mu mitima yacu, kugira ngo intekerezo zacu, ingingo zacu ndetse n'impagarike yacu yose iyoborwe nawe, kandi turusheho kwiteguzwa no kwakira umwami wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka. Ibyo dusenze twizeye yuko bidukoreye mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.